Ndabasuje mwe mwese mukurikirana Zepafo TV. Uramubona na Asho Speed wari uri hano mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi mike yishize. Ku munsi w'ejo rero yaje kugaragara arimo ataka Munda avuga ko indyo yariye ngo zamuguye nabi ubwo yarari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi rero bakaba bakomeje kwibaza impamvu, bamwe batangira kuvuga ko ngo ashaka kuba ari amaresitora ateka nabi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ikigaragara cyo ntabwo ari iyo impamvu nta yindi ni yuko yaje kurya ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse bimwe bitari no mu ndyo yarasanzwe arya mu buzima bwe bwa buri munsi, bikaza kuba bishobora kuba ari byo byatumye bimugwa nabi ubwo yarari hari mu gihugu cya Kenya. Ku munsi w'ejo akaba yavugaga ko yumva amerewe nabi. Tubibutse ko yaje gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Ibi bikorwa yagiye akora n'ahantu yagiye ajya hose, akaba yaragiye agera yagasanga hamwe bamuteguriye ibyo kurya akafata hakarya. Ibingibi rero bishobora kuba ari byo byamugizeho ingaruka zo kuba zamutera mu nda, ubundi akaba yagenda yumva hatameze neza. Nkwibutse ko ubwo yarari hari Zaria Koti hari i Remera, yaje kugira gutya asanga bamuteguriye keke ifite isura nk'iye, arayataka ayirya umunwa n'izuru, arabiryaho arabimira, arishima anishimira uburyo uyu muhungu wari wamuteguriye keke yayiteguyemo kandi n'uburyo yayikozemo, ndetse ahita amuhobera amubwira amushimira kubw'uko yamukoreye agashya ko kumukorera keke imeze nkawe. Akiva hari yarakomeje ajya gukamya inka, ageze aho yakamaga inka bamuzimanira amata aragotomera arishima cyane. Ahavuye akomeza ajya i Nyamirambo hariya mu mujyi wa Kigali, n'ubundi ageze i Nyamirambo hageze ahera ku ipirawu yasanze abakobwa bari kurya, bamuzanira ipirawu ararya, nyuma bamuzanira burusheti ararya, nyuma yo kurya burusheti bamuzanira ubugari n'isombe ararya. Ibi byose bikaba ari byo bishobora kuba byarageze mu gifu cye, bitewe n'uko bimwe bishobora kuba ari n'ibiryo mu buzima bw'ataryaga hariya muri Amerika, bihita bimugiraho ingaruka zo kuba byamutera kugubwa nabi mu nda. Ibi rero bikureho urujijo ku bantu bakomeje gushaka kuvuga ko resitora zo mu Rwanda ziteka nabi cyangwa ziteka ibiryo bidafite isuku ngo ushaka kugutera mu nda. Ibi ngibi ntabwo ariko bimeze, ahubwo ikibazo yahuye nacyo ni ukuba yarafashe indyo nyinshi zitandukanye kandi akazifatira mu gihe kimwe, kandi atari ibiryo yaramenyereye kurya mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi ngibi bishobora kuba ari byo byamuteye kuba yagubwa nabi akamererwa nabi mu gifu, akaba ari nabo yo mpamvu ku munsi w'ejo yagendaga streaminga live hariya mu gihugu cya Kenya, ariko agenda avuga ko yumva atamerewe neza mu gifungo bitewe n'ibiryo yari yariye ku munsi wari wabanje hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkwibutse ko Asho Speed akomeje urugendo rwe rwo kugenda agenda azenguruka mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Tubibutse ko ku munsi w'ejo yari mu gihugu cya Kenya, uyu munsi akaba arakomeza n'urugendo rwe no mu bindi bihugu. Mbere akaba yari yavuye mu gihugu cy'u Rwanda akomotse mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo. Ngayo nguko mwakoze kubana natwe, ni amakuru n'ibiganiro nakagaruka, ntukabe kure yacu, ubundi tujye tubagezaho ibiganiro n'amakuru bagereraho ku gihe hano kuri Zepafo TV.